ufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira. Imyaka irashira indi igataha ariko Yesu ntiwahindutse. Kukwizera ibidukoze isoni, kukwizera ibidukoze isoni. Dufite ibihamya, dufite ibihamya, Abanyarwanda dufite ibihamya by'iby'Imana yadukorera.
ukwizera ukwizera ibidukoze isoni ukwizera ukwizera dukoze isoni kwizera nukumenya ngo sigirirwa udashidikanya ko bitazasohora niko kuduhamiriza ibyo tutabona tukabibonera kure tukabyigira tukabibonera kure tukabyigira dufite ibihamya ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira imyaka irashira imyaka irashira itigata ariko Yesu nuduhinduka ukwizera ukwizera ibidukoze isoni ukwizera ukwizera ibidukoze isoni kwizera intwaro y'umukristo ahora arwanisha abatubanjirije iyo barwanishaga mu ntambara za buri munsi iyo baneshejaga gira kwizera kuko utizera cyane neza Imana gira kwizera kuko utizera cyane neza Imana ufite ibihamya ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira imyaka irashira itigata ariko Yesu nuduhinduka ukwizera ibidukoze isoni ukwizera ukwizera ibidukoze isoni abo bose bapfuye bakizera atarahabwa ibyasezeranijwe babiroraga biri kure bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira muri iyi si abo bose bapfuye bakizera Diana ni korari imaze igihe kinini cyane ariko igidufasha guhimbaza Imana. Twongere kandi no gushimira korari ijwi ry'impanda yibanjirije. Ndagira ngo aba bantu bose badufasha gusingiza Imana, duhuze ibiganza dukoma amashyi tubashimire, dushimire n'Imana yabaduhaye. Barakoze cyane.
muri uyu mwanya rero munyemerere kugira ngo umwanya ukurikiyeho tugiye gutumira Reverend Pastor Isaie Ndayizeye, ni umuyobozi wa komite itegura Rwanda Shima Imana, akaba n'umushumba mukuru w'itorero ADPR mu Rwanda. Munyemerere dukoma amashyi, dukomere Imana amashyi twakira Reverend Pastor Isaie Ndayizeye. Murakoze cyane. u Rwanda n'Abanyarwanda muri beza cyane, muri cyo tubishimira Imana. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe akaba n'umushyitsi mukuru wacu muri iki gikorwa cyo gushima Imana, banyakubahwa abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, banyakubahwa abashumba, basaserdoti, abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere, bafatanyabikorwa, bashyitsi bahire, Banyarwanda, Banyarwandakazi mwaje muri Rwanda Shima Imana, namwe mwese mukurikiye iki gikorwa muri ahantu hatandukanye, ndabasuhuza mwese kandi mbifurije amahoro y'Imana kuri uyu munsi w'amashimwe duhuriye hamwe twese. Mu nyemerere ntangire nshimira umushyitsi mukuru wacu Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe waje kwifatanya natwe, kandi cyane turashima cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame Paul wabatumye kumuhagararira muri iki gikorwa cyaduhuje nk'Abanyarwanda kugira ngo dushime Imana. Ni umunezero mwinshi kuba duteraniye hano mu gikorwa ngarukamwaka cya Rwanda Shima Imana. Dufite amashimwe menshi cyane kuko Imana yabanye natwe, Imana yaduhaye umugisha mu buryo bwose, Imana yatweretse urukundo no kugira neza kwayo nk'Abanyarwanda, yakomeje kutubera amaso, iraturengera, iratwimana, itugira neza. Munyemerere mbasabe mwese duhe Imana amashyi menshi kandi tuyivugirize impundu nk'uburyo bumwe twakoresha uyu mwanya ngo tuyishimire, tuyihimbaze ibyiza yakoreye u Rwanda n'Abanyarwanda. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, munyemerere mbereke bamwe mu bashyitsi kandi inshuti zacu turi kumwe uyu munsi baje kwifatanya natwe mu gushimira Imana. We are truly blessed this week to be joined once again by our good friends from Saddleback Church in Lake Forest, California. Please join us in extending a warm welcome to them as they stand and greet the congregation. Friends from Saddleback Church, kindly stand and greet this congregation. Rwandans gathered here for a Thanksgiving festival. Katubaha amashyi tubashimire cyane n'abandi bavuye hirya no hino kwifatanya natwe uyu munsi. Thank you so much. Rwanda Shima Imana ni urubuga ruha Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda umwanya wo gutekereza ku gihe cyashize, kwishimira igihe cy'ubu no kwakira imbaraga zo gukomeza urugendo rwo kubaka ejo heza. Gushimira Imana ntibitugira abanyantege cyangwa badashoboye, ahubwo biduhesha guhorana imbaraga n'ubwiza dukomora mu Mana. Nubwo tutaragera aho twifuza 100%, ariko hari byinshi Imana yadushoboje kugeraho no gukora. Amatongo menshi yarubatswe, Imana yahojeje kandi hanagura amarira ya benshi, yongera kuduha urubyaro, abahungu n'abakobwa bacu ibaha ubuzima, ibaha uburezi, ibaha ubwenge, none turakataje mu iterambere. Imana yacu ikwiye gushima. Dukwiye gushima Imana ko twavuye mu icuraburindi ryarangwaga n'amateka yuzuye amacakubiri, ubutinde, umwiryane, ubuyobozi bubi, ubwicanyi. None ubu u Rwanda rukaba ari igihugu cyubashywe mu ruhando mpuzamahanga kandi gitanga umusanzu w'ingirakamaro mu